Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza none kongera kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi. Reka nizire ko mumeze neza aho muri hose, aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda mwese mbahaye ikaze. Ariko nshimira na buri wese wibuka gukora subscribe ndetse no gukora kwandika muri comment yaba icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, yaba ari inyunganizi wifuza gutanga cyangwa se ari ubutumwa wifuza gutanga bitewe n'abo twaganije bagiye batandukanye. Rero ndabashimira mwese, no kuri comment zanyu zirafasha cyane, ari twebwe ziradufasha, ari abamwagiriye inama zirabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu mbasaba kujya mwandika comment, mbafunga ikiganiro ukakireba ujye wandika na comment uko wakibonye, niba hari inyunganizi watanga, niba hari ibyo wanenze, niba hari ibyo wakunze. Mbese niyo mpamvu rero tubishyiraho kugira ngo mutubwire uko mwabyakiriye. Uyu munsi rero ndi kumwe na Papa Shafi, ngira ngo murabizi nyine uko bimeze, ararwaye ni birebire. Uyu munsi rero namukuye mu rugo kugira ngo kuko kuhora umuntu aryamye mu rugo nabyo bituma umuntu aremba kurushaho. Uyu munsi namukuye mu rugo mugeze ahantu dukorera, murabona ko yicaye, no guhora umuntu yigunze ari mu nzu wenyine atavaho hari nabyo bibyongera uburwayi. Ariko iyo umuntu abasha gutembera agasohoka akava mu nzu akagera no hanze biba byiza kurushaho. Uyu munsi rero namukuye mu rugo mujyana ahantu kugira ngo abashe no kunywa kakaji cyangwa se agafanta bavuga, tubashe no kuganira, abashe no kumva hanze uko hamera, kuko ahora mu nzu, ahora aryamye mu nzu, imbavu zikaruha. Rero bakwiye kugira no hanze akumva uko n'akayaga ko hanze uko kamera. Niyo mpamvu turi kumwe muri kano kanya. Rero ni byinshi biri kuvugwa, ni byinshi biri kuba ari kuri we n'umuryango we, umva umwe ni byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kuganira nawe kugira ngo tubashe kumva uko ameze. Ese muri iyi minsi ameze ate, cyane ko hashize iminsi mvuye kumusura amerewe nabi. Niyo mpamvu tugiye kuganira nawe. Mushiki we se bigeze he, aracyari mu rugo se? Mbese tugiye kuganira ku bijyanye n'uburwayi bwe aho bigeze. Nanjye ndababwira uko bimeze kuko nasize ambwira gushaka umuganga. Ariko mbere na mbere reka mbanze muhe ikaze. Papa Safi, turakwakiye mu kiganiro. Urakoze. Meze ute se? Urakomeye? Gake gakeya. Uri kumva akayaga ko hanze kameze gate se? Nubwo kugera hano byagoranye, ariko uko ari bitandukanye nuko mba meze ndi mu rugo. Biratandukanye. Biratandukanye. Amaguru byibuze arabasha kurambuka, urakandagira gusa ariko uko kwabaye ikibazo noneho kuguhina. Ntabwo kuri guhinika. Ntabwo kuri guhinika. Niba ari uko hari namaze umwanya usa nk'uwari uguhagazeho, ariko uko biri bitandukanye nuko byari biri ubushize, urumva. Gusa ikibazo gihari noneho birimo biragenda byimuka. Gusa uko ubushize wenda byafataga amaguru, ariko birimo gufata akaguru kamwe bikanguguna, kaza kugera igihe kano kaguru kakamera nk'ikinya, kakagenda kakamera nk'ikintu numva ari nk'uruntu mbese rurambitse aha ngaha ntabasha guterura, ku buryo nanjye nkurakura ngira ngo numva ni nk'ikintu kiraharambitse, bikaza kurangira bikajya muri uku nguku. Ubwo rero ntabwo ndabasha kumenya, ntabwo birasobanuka. Tutaramenya uko bimeze uburwayi, cyane ko twashakaga kugira ngo tumenye niba uburwayi uko bumeze aho buhagaze, cyangwa se mbese indwara muri make igasobanuka, kamenya ngo arwaye amagufa, arwaye iki, bikajya nyine tukabimenya, umuntu akamenya n'icyo kwivuza. Rero urabona uriya mushiki wanjye tumaranye iminsi, yego, kuva cyagiye ntabwo yigeze ataha. Aracyahari? Nakomeje kugira kumubuza, nubwo nawe kandi wari kumubwira ngo nagende, wari wamuhaza. Ikibazo kiba gihari n'ibiriya bintu babaho bankorera, banyurira bagira gute. Ariko hari umuntu yari yabwiye uko bimeze, noneho urumva ko yarankurikiranye kurara ntaka. Yego, yarabimbwiye. Baje kunyemeza rero ko byanga bikunze ntazanasubira hakurya iriya, ahubwo bino bintu mu kiganga cy'ikizungu. Mu kizungu bambwiye yuko ibi bintu ari uburozi. Gusa ikintu ntarabasha kumenya neza
nawe tutarabasha guhuza, niba ari ibitegano, niba ari ibyo banteze, niba ari ibitamikano, niba ari iki, ntabwo nari nabimenya pe, ntabwo nari nabimenya, ariko nkurikije ibintu ukuntu binyirukankamo bikanguguna bikagira gute, yarabimbwira arambwira ati ibintu ni uburozi byanga bikunze. Kubera ko bundi akenshi iyo umuntu yavuye kwa muganga bakamujyana kwa muganga bakabura indwara arwaye, akenshi niko bikunze kuvugwa kandi nako biba bimeze, kuko indwara kwa muganga bagucishije mu cyuma bakabura indwara, bakakureba bakabura ikintu na kimwe urwaye, akenshi byitwa yuko nyine wahumanye. Yego, kandi rero n'abantu benshi bagiye, ariko nkurikije ukuntu bimeze, urabona ibirenge byanjye ukuntu byabaye, noneho buri urabona uko uriya bimeze uko, hari igihe kigera bikabyimba byabyimbuka, none bigahita bimera nk'intuza kuriya bikanyunyuka, urumva. Ubwo rero sinwambwira ngo ni uburwayi buhe kabisa, gusa sinari nabasha kumenya. Urumva ntacyo iyo wamenye indwara urwaye hari ingaruka z'imyitwarire, niba ari abagore, ni ingaruka, ariko uzakira. Buriya hari ibintu biberaho kutwigisha, urabyemera, hari ikintu kiba kugira ngo wige isomo nyine, rero uzakira. Ahubwo icyiza ni ukumenya uburwayi urwaye ubwo ari bwo. Turabura kurwara ukaryama utazi uburwayi, iyo wamenye indwara urwaye urakira. Mushiki wawe duherukana ubushize avuga ati ndarambiwe, ndahaze, kwirirwa umuntu aboroga, kwirirwa muri iyi nzu itarimo icyo kurya, ndetse anavuga ibintu by'uko babahaye pirive, uranarakara cyane ngo ibintu byose arabivuga. Bigeze hehe mu rugo? Erega ntabwo wandenganya, urumva narihaye pe, ni ukuri turabizi. Kugera ku rwego rwo kugira ngo buriya ni ukwenda tutarabasha kubona umwanya wo kuganira kenshi na kenshi, wagiye unsura ndembye ngize gute cyangwa uri kumwe n'abandi bantu benshi, ariko buriya ntajya mubwira ko bino bintu bimaze igihe. Buriya nahombye kera, igihe cyose mwajyaga mumbaza ngo mbahe, ugasanga mu mashafa arambaza ngo mbahe, ngo ntagaze ahantu mba ntagaze iki. Kiriya gihe ubuzima bwari bwaratangiye kunanirana, ariko ngo gerageza kwihagararaho, ariko biranga. Ubwo rero urebye biracyari kwa kundi. Ngira ngo uheruka ko umunsi uriya mubyeyi ababwira ko bo baduhaye pirive nibwo urupapuro rwari rwaje, ariko sinibuka itariki, ariko numva hakiriho iminsi hari ishobora kuba iri munsi y'10 gutyo, sindibuka, ndibuze kureba itariki bari bamayeho, urumva. Ariko ibisanzwe gukorwa kubaho, abaturanyi nawe hari ukuntu wumva bayahamagaye iwabo ukagira gute, ariko ubundi n'ubwo buryo, ariko ubundi uburyo twari tubayeho nubwo buragoranye, ariko nubwo ntabwo mbwicuza, kuko iki ni igikombe ndimo gusomaho, ni igikombe cy'imibabaro, ariko hari igihe njya mbwira abantu ko ari ukwiga, ni ishuri ndimo gucamo. Wenda nyuma nindivamo nanjye nzamenya uko nzitwara. Hanyuma hari abantu benshi bibaza, ngewe ubushize bari wambwiye ngo nshaka umuganga, ariko havuga ikibazo cy'amafaranga. Niyemeza gukusanya imiryango yose ahiri, yaba ari abagore bawe, yaba ari abana, mbese ni nk'ikintu cy'inama. Nari navuze dukore nk'inama, buri muntu nubwo yatanga 5, uwo ufite 1000, uwo ufite 500, mbese buri muntu uko yifite akitanga, nubwo twaba turi abantu 10, buri muntu akemera buri kintu nyine. Wemeye kwishyura inzu, wemeye kwishyura umutekano, niko nabiteganyije. Ariko nyuma narabikoze, narabigerageje, mpamagara abo bantu, imiryango, abo bana, ariko muri kano kanya ndababwiza ukuri ko nta kintu byatanze. Nta n'uwambwiye ati basi nemeye kwishyura n'umutekano w'1000, cyangwa se nemeye kwishyura n'ibishingwe. Nyine buri wese aravuga ngo nta kintu afite. Urumva rero icyo nashakaga ngewe twari kugira ngo dukusanye, ntabwo wajya kuvuga ngo ugiye kwivuza ujye kwa muganga nta mafaranga, kandi indwara urwaye si ya mituweli. Urumva rero njye igitekerezo ninagize cyari cyo, ahubwo nuko
nyine bitakunze. Urumva rero nahamagaye imiryango, mpamagara rwose b'abagore bawukunda, buri wese arambwira ati reka da, ati dufite ibibazo, abana bari ku ishuri, undi ubyaye vuba ngo njye mfite uruhinja, ngo siyamembye, ngo nkuziho, ngo abana bagiye ku ishuri, nyine mbese ndumirwa, ndaceceka nyine. Ubwo numva ndavuga nti niduhura nzakubwira nyine ibyavuyemo, nyine ntako ntagize byaranze. Buri umwe ndamubwira akambwira ibindi bibazo. Gusa nyine uba wagerageje mu buryo bishoboka bwose, ariko uburwayi nta muntu natera ibuye. Gusa ariko hari bamwe nubwo wenda njya ngira isoni zo kubibavuga cyangwa zo kubabwira, hari abo twasangiye, hari abo mwakoranye, hari abo twakoranye bari hese. Ni ikibazo, kari cyo kintu nanjye nibaza, ni ikibazo. Ariko nyine ko bavuga ngo hari abagabo ntihapfa abandi, ni ikibazo cy'igihe. Ariko icyo nkuramo hano ni isomo, ndimo kugenda nkuramo muri ibi bintu ndimo gucamo. Ikintu mbonamo ni isomo. Imana niba yabaga ayirengeye ikantabara ikamfasha nkabasha gukira uburwayi, nkongera nkasubira mu buzima busanzwe, wenda nkongera kwishabikira kugira gute, ntekereza ko nanjye hari ubundi buzima nabaho butandukanye n'ubwo nabayeho. Byibura hari umuntu uvuga ngo nta mugabo wibura, iyo yibuza arapfa. Byibura turabyemera, wahuye n'ibibazo, nta mafaranga, ariko se nta kantu reka nkorohereze nk'uko wabivuze. Icyo ushaka kuvuga ndacyumva, ariko mbabarira, sibyo, mbabarira pe, mbabarira nawe utamera nk'abo ngabo ngo wumve ko imeze gutya, wenda hari ahandi nkinze cyangwa hari aho nakinze. Ikibanza wigeze aho nakinze wigeze kumbwira ko hari ikibanza. Ntabwo ari ikibanza, ni umurima. Iyo bavuga ikibanza bavuga ikibanza kiri mu mujyi wa Kigali cyangwa kiri ahantu hashobora kuba ikibanza. Uvuze ikibanza numva ko ari ikibanza. Ni umurima. Uwo murima rero nawo ntabwo mbizi, sinzi uyu munsi wa none nkurikiza igihe, kuko ari mushiki wanjye ntabwo awuzi, muri abagore nta n'umwe uwuzi, sibyo? Ubwo rero keretse ngewe mbazi koroherwa byibuze nkajya kubikurikiranira. Ibyo ntabwo mbirambyaho, ntabwo ari ibintu ntabwo ari ikintu ndambirijeho mvuga ngo cyantabara. Ariko ntekereza ko mu gihe runaka wenda gishobora kuzantabara, nubwo kaba ari gato, ariko byanga bikunze. Hari abantu twese buri muntu agira sosiyete abamo, mu kazi ka buri munsi, mu kazi kose umuntu akora. Papa Shafa afite abantu mwakoranye b'abagabo, bamugani nk'uko uvuga uti mfite abo twasangiye. Byibura wagerageza niba ugifite nimero urumva zabo, ukajya unahamagara umuntu ukamubwira ati erega wenda wabayeho neza pe, ariko niyo wagize ikibazo baravuga ngo mwiriya mwita ko nabayeho neza, wongeye ntabwo nkibona nko kubaho neza. Reka nkugire inama. Kubaho neza ni ukubana n'abantu, kubaho neza ni ugusangira n'abantu icyo ufite, ariko kubaho neza umva mubyeyi ko ubuse uko nzajya muri hoteli narayemo, ubuse nzajya muri bare nanywera, ko arizo nshuti ngira, izo nahure nazo mu kabari se. Nibyo mvuga nyine, wenda nyine ndavuga kiragiye wumva ngo umeze neza, ariko byibura na wa wundi mwasangiye nuhamagara abantu baravuga ngo ujye gukira indwara arayirata. Ni ukuri iyo byagize kuri uru rwego ntabwo ugomba kuvuga ngo ngewe ngo narakize ngo bansuzugura, ngo ndi buhamagare mwaka 1000 ngo aransuzugura. Oya, niba hari umuntu ufite nimero mwasangiye muhamagara ngo uti nagize iki kibazo iki n'iki. Niba ari umuntu ufite umutima aragufasha, kuko hari n'abo wenda wabihishe utahamagaye ngo ubwire ikibazo ufite kandi banakugirira akamaro. Niba ufite telefone zabo wahajya ubwira abantu, nyine hari umuntu ubona ukabona uramwizeye kumubwira ikibazo cyawe yacyumva. Simvuze ngo yere ku murongo, ukarema babagabo nyine babantu mwasangiraga za nshuti zawe z'inkoramutima, nta muntu utagira inshuti, ukamubwira ikibazo ufite. Byibura haburamo kuko n'uwatekereza ngo ageremo. Nakoze kosa, urumva kosa nakoze rikomeye ryambayeho nanone ryo gutakaza telefone. Unagira ngo ubwire ko telefone mfite se yagiye he none, urumva ura mu byangizeho ingaruka zikomeye nabyo no gutakaza telefone. Urumva yego, telefone yanjye narayigwiriye irameneka. Urumva yego, ubwo rero nta nimero nimwe nshobora kubona,
agatelefone nafashe nako nakumuturanye yampaye ngira ngo nakakweretse ubushize ko nari ndimo nkoresha niko ndi gukoresha ubu ngubu nta nimero z'abantu mfite nazo pe. ubwo abazifite baguhamagara, ubwo abazifite bashobora kumpamagara ariko nta nimero z'abantu mfite pe, nazo kabisa nazo. Nicyo kibazo nahuye nacyo. Ubu nagombye ko wenda nabo muhurira mu kabari, burya n'uwo muhurira mu kabari akaguha yagwa nimero, ariko najya umubwire ko icyo kibazo cya telefone yanjye byatumye mbitatsa nsubira inyuma burundu. Ubwo rero ibintu ko bigikomeye, biracyakomeye, ibintu biracyakomeye. None se ku bijyanye byibuze urumva niba wambonera wenda uwo muganga, ikibazo kiracyahari. Ikibazo navugishije na wa mumama ariya ubyaye vuba, nawe naramuvugishije ngira ngo mubwire, kuko wavugaga ko ushaka kaza kukurwaza mukaba muri kumwe, ko mushiki wawe numvise avuga ko ashaka kwigendera. Mushiki wawe yarabimbwira, mushiki wanjye yahagumye yabaye agihari, byatumye mba mwihoreye, ndavuga reka mbe abamfasha muri ino minsi, noneho nagenda ubwo wenda hatanabonetse haboneka n'undi. Urumva n'ibibazo bindi mfite no kuba ntarabasha kubona ahantu mba, urumva biramutse bikomeye niba mushiki wanjye dushobora kujyana, numvaga nshaka byibuze ko nagerageza nkareba ko namenya aho umuhungu wanjye atuye nkaba najyayo. Ibyo byose ni ibintu bisaba mubyeyi. Ibyo byose ni ibintu biri gusaba ingendo, ni ingendo ziri gusaba amafaranga. Erega witekereza kujya gusura nawe ukeneye gusurwa, urimo kwirebera ukuntu umeze ukumva nawe ugiye gusura abandi bantu barwaye. Icyo kintu urumva nyine biri mu byifuzo, ariko ntabwo wahita ubikora kano kanya ngo bikunde. Gusa icy'ingenzi ni uko ese wahamagara abantu bakaba bagusengera wenda mu rugo. Abanyamasengesho se bo, ariko biba byanacanze njyewe. Ariko uzi gushaka gufasha umuntu ukabura icyo umufasha. Ariko hari abantu ubwo nibuka amazina yabo nagiye mbona basengera abantu, urumva rero umuntu akajya muri bariya baganga byanze, ariko nabo mbabonye ubu ngubu erega ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenga. Ubu icyo wansaba aho urumva ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenga. Wagira igitekerezo wese, ari igitekerezo, ari isengesho, ari none se nta muntu umuheruka kuvugana muri bari abagore bawe? Ntawe umuheruka kuvugana muri kino gihe urwaye? Ntawe urongera guhamagara basi ku giti cyawe ngo wumve niba hari agatima kaza byibura wowe ubihamagariye? Uriya mutoya rero, wajya agerageza akajya amuhamagara nkumva arimo aravugana na muramu we, ariko nabyo nkumva arimo baravugana batongana. Bagira gute akenshi na kenshi urabizi ko mushiki wanjye nawe nta telefone afite, ubwo iyo ari hano abakoresha iriya yanjye, nkumva barimo baratongana. Batonganira ikize kandi ubwo ntekereza ko nacyo cyatumye wenda atagaruka hariya kubera ko njyewe ikibazo mfite mushiki wawe ko yasize urugo, noneho we kandi ntiruzasenyuka kandi nanone nyine ni ikibazo, byose ni ikibazo. Ariko ndamutse ngize amahirwe yo gukemurirwa ikibazo wenda nkabona ahantu hintuza ikibazo cyipira wenda nkabona kirakemutse, kuko nawe nicyo kibazo cyatumye yanga kugenda, wenda naba murekuye akaba agiye gakeya bitewe n'aho naba mbonye. Urumva nkagumya nkaba nk'uko nari mbayeho wenda ataraza. Ariko urumva nawe ikindi kandi hari ikibazo kindi kigikomeye, ni ukuvuga ngo iyo bimfashe birimo binguguna ntabwo mbasha kubyuka ahantu ndyamye. Niba akaguru kafashwe kakaba kabaye ikinya, ntabwo nshobora gukegura, sinashobora no kugaterura. Ubwo ni ukuvuga ngo niba nshaka guhindukira we birasaba kugira ngo aze agaterure, aterure icyo abaterura ntabwo mba nzi icyo ari cyo. Ariko ubwanjye mba numva ari ikintu kiremereye, mba numva ari ikintu kiremereye. Araza agaterura kandi ntabwo kubyimbye. Oya, ntabwo kubyimbye, gusa ibirenge byo hari igihe bibyimba, ariko akaba nanone nk'ubu urabona ko byabyimbutse pe, urabona ko byabyimbutse, ariko bimaze kubyimbuka biragenda biranyunyuka. Urumva
ukuguru kuremera kandi kutabyimbye ubwo rero mbashe umva wakibaza iki ndamutse ngira ngize amahirwe wenda yo kubona n'imiti yanyorohereza nawe nkaba nabasha kuba namara umwanya runaka ibyo bintu bitari bumfate nshobora kuko ni ukuvuga ngo bishobora kumfata ndi hanze simbashe kwijyana mu nzu ubwo rero nawe arihangana nyine n'ubundi ngo urarutaka ngo ntasinzira nyine none sinjye ndiyanze nawe nyine nuko uba wumva kwiyakira byaramugoye kubera bwa buzima nyine erega urumva umuntu wibera mu cyaro hari ubuzima bamenyereye none haje mu buzima bw'iki n'abavandimwe ntabwo nababaniye neza pe ibasigaho utekereza ntabwo nababaniye neza uriya mushiki wawe ngo wanze kumugurira ngo imashini oya ndabyicuza kabisa none amafaranga ariwe n'abandi arisize nanjye ariko ni ishuri amafaranga uriya mushiki wawe aragira ati yariwe nabari abagore nicyo abapfa n'uriya mutoya uriya mukuru ubanza batajya banavugana hari ubanza nta nimero azagira bavuganye kuri telefone amubwiza akamwitaba bavuganye kuri telefone uriya wose cyane cyane kuriya wagiye buriyagira amahane cyane urabizi bavuganye kuri telefone amubwiza ko twajyaga twenda kurwana mu kiganiro simbizi se wagira amahane ubwo bintekereza ko nawe amutinya ariko ubundi uriya niwe asa nkaho agira ni wowe baba batongana mwumva mubwira ngo amafaranga yarayariye ngo nayazane ngo bishyure inzu n'iki nkabyumva aho ndyamye aho ngaho ariko nta kintu bubikoreho nkakomakoma buriya kandi niba mushiki wanjye nawe ntugire ngo ni umuntu woroshye umunyamahane ku rundi ruhande ariko nanone sinamurenganya ntabwo namurenganya kuko ndabizi ko afite ubwitange buteye ubwoba bw'umuntu utaragize ikintu akumarira uyu munsi wa none ukaza ukitanga ukaburara ukaryama nabi wasize urugo rwawe muri kano kanya papa Shafi ubuzima bwawe uramutse ukize Imana kandi kuko zagukiza ubuzima bwawe bukongera bukagaruka nk'uko mbere wari umeze impinduka yagaragara kuri papa Shafi wa mbere na papa Shafi w'icyo gihe wowe ntekereza ko twagiye duhura mu mahane wagiye umuhamagara mu mahane ariko ngira ngo uyu munsi wa none najya nguhamagara cyangwa se wajya umuhamagara mu bintu bishimishije n'umuntu uwo ari wese yabona kuko ntekereza ko Imana impaye ubuzima nkongera kubaho muzima nkongera gushabika nkongera kugira amafaranga numva nabaho neza bishimishije buri muntu nkaba naba papa Shafi wishimirwa n'umuntu uwo ari we wese niyo ntego pe niyo ntego kabisa kandi numva byanga bikunze nta igihe cyose nawe ngira amahirwe yo kubona ubuzima kongera kubaho neza nta kintu na kimwe cyabasha kunkura kuri iyo ntego uzabona kubera ko uracyari muto ntushaje kandi ikindi uriya ikintu kiza Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha nawe n'ibicyaha n'ibyo wakoze ubyemera ntekereza yuko n'abantu bakubabariye n'abantu bakubabara kuko n'Imana yo mu ijuru irababarira imbabazi zo zaka buri munsi nuje kunsura nicyo kintu umusaba yaba untahemukiye cyangwa untahemukiye byibuze azansabire n'undi wese tutazabasha guhura urumva ariko ubundi papa Shafi wumva uwuzi uri mu kaga kameze nk'aka umunsi nzaba nagize amahirwe yo kukavamo azaba Shafi utigeze ubona mu buzima bwawe utigeze wumva undi wakubwiraga w'umunyamahane oya simbizi sinzi mbese niba nanjye nzaba uwihaye Imana niba nzakorera Imana kugira ngo mbashe kunezeza Imana n'abantu niba nzabigenza gute simbizi gusa Imana yonyine yandemye niyibizi niyibizi nayo igomba kutubwira icyo gukora nayo igomba kutuyobora mbese mu burwayi tugira Imana ibubuzi ibuze impamvu tubugize ni nayo ibukize niyo mpamvu rero ugomba kwizera n'Imana ariko burya turasenga ariko tukanivuza ntabwo warwara ngo uvuge ngo Imana izankiza nawe ubwawe utagerageje rero reka twese tugerageze turi kugana ku musozo ni iki wabwira abantu badukurikiye bafasha kano kanya ubuzima bayeho reka nkubwire ke ikintu nababwira n'ubu nkibavuga nta muntu n'umwe ngaya nta n'umwe ntera ibuye sibyo kuko izi ni ingaruka z'ubuzima bwanjye ku giti cyanjye ni ingaruka z'ibyo nakoze ni ingaruka z'ubuzima nabayemo ntabwo ari ingaruka z'umuntu runaka baba ari abagore twashakanye baba ari abo twabyaranye baba ari abana nabyaye pe ntawe ntera ibuye uzangirira impuhwe akagira umutima wa kimuntu Imana yamuhaye atitaye ku byo nakoze azamba hafi mu bushobozi afite ariko ku ruhande rwanjye pe nubwo umbwira ngo mpamagara mba numva nta n'umuntu wagombye kumenya ibyanjye ubundi buriya nuko mba numva bitagombye no kujya ku karubanda hanyuma ugakira gute se mu buzima ko dukenera ubufasha buri gihe
turabukenera dukenera inyunganizi kandi n'ukuri nawe uri mu bantu babukeneye. ngira ngo hari ijambo njya mvuga namye mvuga kandi nari ndizi nubwo ritigeze ari imisomo mbere mu gihe byari bikwiriye, nkubwira ko ububwa bwa mbere ari ugusaba uwo bimwe, ububwa bwa kabiri ni ukwima uwaguhaye. Mubyeyi, ibyo niyo mbitekereje mpita numva agahinda kanjye, mpita numva nawe ubwo tutagombye kuvugana kabisa. Humura byose rero mbishimira, mba numva ari impuhwe. Uwo ntabwo ari uko nagombye kuba ameze. Humura, twese turi abantu, twese tugira imibiri, warwara ejo undi yarwara, twese twarwara. Niyo mpamvu rero utakinubira icyabaye kuri mugenzi wawe, ugomba kumuhumuriza. Niyo mpamvu hari abadukurikira muri komenti bavuga bati warahemutse, ibyo nibikubeho, narahemutse mbese bakagucira urubanza. Narahemutse ariko burya Imana niyo ica urubanza kurusha abana. Urubanza kandi nayo itanga imbabazi. Imana niyo kubabarira n'umwana w'umuntu azambabarira. Kibohoye mu ijoro mu isi kiba kibohoye. Reka dusoze. Kandi nanjye nzagerageza uburyo Imana niyongera kumpa ubuzima n'ubushobozi bwo kubaho, nzagerageza uburyo nanjye ngomba kubohoka no kwibora hagati y'abantu. Kandi uko ubivuze uzaba uzi ko uwo ni umuhigo, babyita guhiga umuhigo, wari ubizi? Ntabwo dutandukanye, sibyo? Nzi ko wankurikiranye kuva tumaranye igihe kinini. Umuhigo uhizi iyo utawuhiguye biba bibi cyane. Niba bivuze gutyo ugakira ntuzabikore, uzamenye ko uzawitandukanyije n'Imana. Kadusoreze n'ikiganiro cyacu, twari turi kuganira na Papa Shafi, nyine nta mpinduka nk'uko mubyumvise, nta kirahinduka, ariko twizeye yo mu ijoro ko ari igomba kugira icyo ikora, kuko niyihindura byose kurusha abana b'abantu. Kandi dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha.